aramubwira ati aramubwira ati nanjye reka nkubwire kuko Uwiteka avugiye muri njyewe genda nutabaruka amahoro Uwiteka araba atavugiye muri njyewe bivuze ngo y'Imana uri kuyikorera mu buryo buri bwo ijambo ryose uvuze irihagararaho kuko Imana yacu iyo ivuze biraba yitegetse birakomera hari ibimenyetso bigaragaza umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana ubwo narindi kuvuga kubwo buhanuzi rero abantu bakwiye kuva mu rungabangabo bakamenya yuko twinjiriwe bakamenya ko hari abantu biyita abahanuzi atari bo bakamenya ko hari abantu biyita abashumba atari bo reka ngoye nk'urugero yego hanyije musenyeri avuga tumva rero ngwino hano ngo musenyeri avuga ati ngiye gukuramo shehe rero nshyire mu musenyeri aho niho bigomeje kugoranira urumva no wino minsi umuntu arasiga umusambanyi mu kabari akajya gusambanya mu itorero urumva ni ikibazo itorero insengero cyangwa se itorero ry'Imana ubundi natangiye mbivugaho ryo riri mu ibanga kandi urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe rero abantu nabo barimo kudukurikira yaba bari gukurikira social media ndetse n'abantu bajya gusenga abantu nibahumuke abantu ikibazo ikintu cyabaye abantu benshi bameze nka Gihazi amaso yabo arareba hafi cyane ntago bari mu mwuka abantu ntibajye mu mwuka amaso yabo arebe neza kuko Gihazi yagiye kubyutsa rese aramubwira ati turapfuye umuntu yarasabye nukuvuga ngo uzi impamvu hari ku irembo ryiza Petero na Yohana bakoze kiriya gitangaza uriya muntu yari amaze igihe kinini ari ku irembo ryitwa ryiza so kumubwira ngo bamuhaye ifeza cyangwa izahabu cyangwa kumuha amafaranga bari abantu ntago barabakene reka tuvuge ijambo bavuze ntago nshaka ko dusobanura cyane ibyo waba ugiye mu bindi bintu reka dusobanuke ijambo ryavuze nurivuga uko nguko ntago ndibuze kwemeranywa nawe reka turivuga uko bavuze baramubwiye ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite nyemera tugendere mu iyo nzira bati ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko dore icyo dutunze ni iki ngiki ari nacyo dukwiye gutunga muri ino minsi ya none tukajya tugiha abantu bababaye bati icyo dutunze ni iki ikorera ubu bwawe witaye ibyo gusobanura ngo bano ba Pete bararebye ngo nubundi nibamuha amafaranga azagaruka sabe we yaje tushaka kuvuga tuvuge ko iki kintu ko ifeza n'izahabu icyo bari bafite reka nyikubwiye yego bari bafite kumuha burundu bari bamuhaye ko agomba guhaguruka akagenda ibyo yasabaga akajya byikorera ubwo n'ububasha ibyo bintu tuzabivuga nituri kuvuga ku bubasha n'ubushobozi Imana ishyira mu muhanuzi izabindi content rero bakundwa bene data mwe mudukurikiranye uyu mwene data jejwe n'Imana mu mitima yacu nk'abagenzi ba Gisiyoni bakundwa ubu turi abana b'Imana kandi namwe mudukurikirana muri abana b'Imana nk'uko muri kubibona twazanye umutumirwa hano imbere ya kamera murimo muramureba reka tumuhe ikaze namwe basuhuze kandi anakomerezaho asengera abantu mwese abasabira umugisha ku Mana mwene data tuguhaye ikaze murakoze cyane ndabashuhuje mu izina rya Yesu ni Prophete Valens yego nejejwe n'Imana mu mutima kuba mbonetse muri iki kiganiro kandi ndashima Imana kandi namwe muzakurikira kino kiganiro nabasengera nkabahesha umugisha kandi nkabifuriza umugisha ko mwazajya mudukurikira kugira ngo mujye musobanukirwa ijambo ry'Imana mwaba muri kumwe n'abahanuzi n'abakozi b'Imana batandukanye ibindi Imana ikomeze kubaho umugisha murakoze cyane twatangira tugasenga Imana nziza Imana rubasha se umwami wacu Yesu Kristo urakomeye kandi urahambaye turagushimye muri uyu mwanya tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe dusengeye abanyarwanda dusengeye abari hanze y'igihugu abari muri East Africa abari ku mugabane w'Uburayi abari muri Amerika ndetse no muri Aziya no ku yindi migabane yose bazakurikira iki kiganiro n'amagambo agiye kukivugirwamo baheshwe umugisha nawe bagirirwe neza nawe imbaraga zawe zibakoreho kandi buri muntu wese wumva kino kiganiro n'amagambo akirimo agera hamukura agera hamugeza kandi mwami umugisha buri muntu wese uza kugira umwete n'umuhate wo kugikurikira urakoze kuko uri Imana itanga umugisha turagushimye mu izina ryawe Yesu amen 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 Prophete Valens twongeye kubakira kuri kamera zacu
yes muhabwe umugisha n'Imana. amen amen. Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo rero ese uyu munsi kandi ni ku cyumweru, yes mbanze muje mwavuye gusenga cyangwa se ntabwo uyu munsi mwateranye? so urabona insengero nyinshi barazifunze, ariko icaci yo ntiyafunzwe kuko caci iri mu biganza by'Imana. Iki jambo ry'Imana rivuga, Imana Yesu avugana n'umugabo witwa Petero, yaramubwiye ngo yo wumvishije hanze wumva banyita ndi. Atangira gusobanura abantu bamwe bakwiteriya, abandi bakakwita umwe mu bahanuzi, ariko asoza avuga ijambo rikomeye. Yesu aramubaza ngo mbese wowe ubundi wumva banyita, wowe wumva ubundi ngewe ni ndinde? Yarari kugira ngo amushyire muri dairema, ananirwa kumusobanura, ariko aravuga ngo uri Kristo, uri umwana w'Imana. Bivuze iki? Bivuze ngo aho niho Yesu yavugiye ijambo ryitwa itorero. Aravuga ngo kubw'ibyo bintu uvuze utabivugishijwe n'inyama ndetse n'amaraso, nzakubakaho itorero kabone n'ubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo azaritwara. Bivuze ngo itorero ntago ari itorero yavuze ntago ari iryubakishije umucanga n'amabuye, ahubwo ni itorero ryagombaga kubakwa mu mutima. Bivuze ngo itorero riracyariho, ntago itorero ryigeze rifungwa. Niyo mpamvu tukivuga Imana cyane. Ariko insengero zarafunzwe, inzu zasengerwagamo, inzu zasengerwagamo nizo zafunzwe. Kuko nuvuga insengero, ubundi urusengero yuvuze caci, na bino abantu bajya bavuga ngo amacaci y'inzaduka. Iyo umuntu wize neza ukamubaza ngo ese amacaci y'inzaduka, ntiyabasha kubisobanura kuko urusengero mu cyongereza bivuga church cyane rwose. Rero ni inzu zasengerwagamo, na itorero ryo ntago rifunze. Profete, urusengero rwawe nayo rwarafunzwe? Urusengero wahanuriragamo kandi n'ubu nkiri guhanura. Uracyahanura? Turacyahanura kandi turahanurira isi yose, kubera ko Imana yadusizemo n'ubundi turacyari tayari kukivuga kandi tukakibwira abantu. Uracyumva umwana ari muri wowe cyangwa aracyari muri ngewe byiteka? Hari agakorasi twajyaga turirimba kera ngo witegereze neza uburyo uhetse ingobyi utaba reka nkakwibutsa, baravuga itegereze neza, itegereze neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Abantu rero benshi basigaye bagenda bameze nk'abahetse kandi batagihetse. Narimbabajemo ikibazo kivuga ngo mbese mwebwe muracyumva umwana muri mwebwe muracyamuhetse mu mugongo cyangwa yaragiye? Aracyahari, turi mu isezerano, aracyahari. Umwana aracyahari. Murakoze cyane rero, twari turimo tubakira tukarakanyuzemo tugira ngo mutugezeho ibyo mwageneye abigishwa namwe, kuko Imana yabashyiriyeho kugira ngo mube abayobora abandi. Yesu yigeze abwira ijambo rikomeye bita Nikodemo, aravuga ngo ariko gute waba uri umwigisha w'abandi ukayoberwa icyo kintu uko umuntu abyarwa ubwa kabiri? Rero mwebwe Imana yabashyiriyeho kugira ngo mubashe kwigisha abandi. Ndagira ngo mutugezeho ibyo mwateguriye abo mwigisha mu gihe gisa n'iki ngiki. Mbona ibintu bisigaye byarabaye amayoberane, aho umuhanuzi uyoberwa niba ari umuhanuzi wa Kristo, aho umupastori umureho imbuto z'upastori ukazibura. Mbese ndagira ngo ukure mu karindageza abantu bo mu ino minsi ya none, kuko mbona ari ibintu byivangavanze. So urakoze cyane. Ntago ugiye na kure ya content nari nashatse kuvugaho. Hari abantu batwambitse icyasha. Ubundi ntago umukozi w'Imana usigaye ujya kubona ukabona mu nkiko ninde wafunzwe, ni umupasiteri, ninde wafunzwe, ni umuhanuzi. Ndahamya ndashidikanya ko abo bantu atari abahanuzi, ahubwo ni abantu biyita abahanuzi, kuko umuhanuzi w'Imana ni ambasaderi. Buriya izina porofete nubwo abantu bari kuza kuryanduza, ariko porofete ni izina rikomeye cyane umuntu atakwiha. Ariko turi aho ngaho ni intumwa barazifunze, sinzi impamvu bo tari kwemera ko umukozi w'Imana bamufunga. Iyo tubona yuko uwo bita Pawulo yafunzwe, ahubwo abo yasiziye inyuma itorero yashumbaga niyo ryagize umwete wo kumusengera. Ariko ntaguciye mu ijambo, Pawulo yarafunzwe, nubwo yafunzwe ariko yaziraga akarengane. None aka kanya reka ngoye nk'urugero. Urabona ngende umugabo ufite umugore n'abana. Umuntu wiyita umuhanuzi, navuga ko ari umuhanuzi, tugahura akambwira ngo hari ikintu Imana imbwiye, nimbwira rwose nta kibazo. Ati Imana iguhaye umugore kandi umufite, akamubwira ati se ko mufite? Ati ramukongeye iguhaye undi. Rero niwemera ko umuntu yashaka umugore urenze umwe? Oya,
Bibiliya ntabwo ibyemera. Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto mu bice 7 arababwira ngo kubyerekeye ibyo mwanyandikiye ibyiza nuko umugabo atakora ku mugore, ngo ariko mu rwego rwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe mugore n'umugore wese agira uwe mugabo. Bivuze ngo umugabo yemerewe umugore umwe n'umugore yemerewe umugabo umwe. Ibyo bintu rero umuntu akimara kukuvangirwaho gutyo ubona ko nyine ni ukwibeshya. Awo ntago aba ari umuhanuzi. None se ba Dawidi ko bashatse abagore barenze umwe, umuhungu wa Dawidi agashaka abagore barenga 1000, gute wovuga ngo umuntu akwiye gushaka umugore umwe? Ese Paulo niba yaravuze uko Dawidi na Salomo ngabona bashatse abagore bangana uko, gute wumva ko abo uyu munsi batarongora abagore barenze umwe? Uzi ikintu bita new generation? Ntago nkizi, urasobanurira abantu baje kukimenya. No kuvuga ngo ntago wareba ku bya kera kuko turimo gutumbira tujya imbere. Kera wenda reka nguhe urugero rwa hafi. Iki kiganiro kiri burebwe n'abajeni ndetse n'abantu bakuze. Kera mu Rwanda umugore yarakubitwaga ariko ntagikubitwa. None se uzakubita umugore ngo uvuge ngo kera barabakubitaga? Bivuze ngo ibyo byarahindutse, wiza n'ibya Dawidi n'ibya Salomo. Turi muri new generation, turimo turayoborwa ku ngoma ya Kristo, ari we waje yaraje kugira ngo atuyobore mwayo. Icyo gihe hariho abantu b'icyo gihe, ariko ubu ni twebwe tugomba gutumbira imbere. Ntago navuga ngo ndashaka abagore 1000 ngo kubera ko Salomo yabashatse. None si ibintu by'umwuka n'iby'umubiri ubihuza ute wowe? Uvuga ko kera abagore barakubitwaga, ubu ntago bari gukubitwa. Nitujya mu mubiri wasanga abagabo bari gukubitwa. Ibyo byarasimburanye. Kera abagabo bakubitaga abagore, ubu ngo abagore barimo barakubita abagabo. Iyo babakubise bigenda bite? Ntibabafunga? Wafunga umugore wagukubise wajya kumureka? Cyane rwose. Aya mategeko y'u Rwanda nta bireba. Twigarukire mu isi y'umwuka. Reka nguhe nk'urugero. Umunsi umwe abami barateranye baravuga ngo reka bajye gutera. Yego. Bivuze ngo umuntu wabaga ufite ijambo rya nyuma rikomeye riza kwemeza ko abo bami bagomba gutera yabaga ari umuhanuzi. Mwabo bami harimo umwami witwa Yehoshafati, yari umwami w'Ubuyuda. Hakaba hari abahanuzi mu gihugu 450 bakuriwe n'umuhanuzi witwa Sedekiya. Uwo muntu witwa Sedekiya yari umukuru w'abahanuzi. Yitwaga iki? Yitwaga umuhanuzi. Ariko hakaba n'umugabo witwa Mikaya, nawe ari umuhanuzi ayoborwa. We yari umuhanuzi uyoborwa n'umwuka wera. Ariko bose bitwaga abahanuzi. Ariko hakaba hari umuntu witwaga uwo muyobozi. Noneho ngo bateranye ngo bahuza umugambi, ngo umwami Yehoshafati aravuga uti ntago tugomba gutera tutagishije Uwiteka inama. Bati tumugisha inama. 450 bamaze guterana baraza baramubwira ati rwose nta kibazo, nukuri utere Iramati y'Galeyadi uzavayo amahoro. Ati ntere ti rwose. Noneho mwami arareba aritegereza Yehoshafati arabati ariko nta wundi muhanuzi w'Imana usigaye. Ati umuhanuzi w'Imana arahari. Babandi bambere ubwo barabiki? Abari bamubwiye ngo atere barabiki? Yaramaze kubona ko ari pirate nyine, niyo mpamvu usigaye ubona abantu gutandukanya umuhanuzi w'Imana n'utari uw'Imana bigoye, kuko izina ni profete bose. Noneho ngo arangije aravuga abantu 450 bahuje umugambi, bakaba batangiye kuvuga ngo urabona ngo urumva. Aravuga uti nkeneye uwo muntu. Umwami ikintu kigoye ngo abwira umwami mugenzi aramubwira ati rero hari umugabo umwe usigaye witwa Mikaya, ariko ndamwanga. Najya mpanurira ibintu byiza. Abantu muri iki gihe ikintu cyayobeje abantu muri iyi minsi, bakeneye abantu babahanurira ibintu byiza. Ntago akeneye umuntu umubwira ngo Uwiteka aravuze ngo uhindure inzira, nk'uko umugabo witwa Yohana yaje yigisha. Yaravuze ngo mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorora inzira ze, kuko ngenda batirisha amazi ariko nyuma yanjye hazazubatirisha mwuka wera n'umuriro. Yarari kubwira ngo abantu bakura ibintu bibanduza mu nzira, Yesu abone ko atambuka ahantu hasa neza. Uko niko abantu bameze. Ngo akimubwira ngo aramwanga, aravuga ati ariko ntacyo twagisha Uwiteka inama. Ngo Sedekiya noneho ikintu kibabaje muri iyi minsi, impamvu ndi kuvuga ku bahanuzi naye ndi umuhanuzi. Abahanuzi bo muri iyi minsi bameze nka Sedekiya, bazana n'ibinyoma bifite ibimenyetso. Ngo bataratumira Mikaya, ngo Sedekiya aragenda acurisha amahembe. Ngo abwira umwami aramubwira ati dore amahembe Uwiteka azanye yo gutsinda ababisha. Urumva icyo kintu?
yego ngo arangije amuha ibinyoma bifite ibimenyetso ngo arayareba arayafata aravuga ati ntiwumva umuntu ahubwo ubwo ati Uwiteka aguhaye amahembe yo gutsindisha umubisha ntacyo azagutwara ntazagutsinda mbese yarameze nk'aho amubwiye nka bwa buhanuzi Uwiteka yavuganye na Gideyoni tuzajya Bamidiyani nk'urya uzabatsinda nk'utsinda umuntu umwe. Amaze kubimubwira byari bibaye confirmed yuko uyu muntu bigaragara ko yakiri ubuhanuzi bw'ukuri. Ngo batumaho witwa Mikaya. Turimo turavuga ku bahanuzi b'ukuri nabe binyoma. Mikaya hageze ngo bamutumaho intumwa baramubwira baturamenye ntuze kunyuranya nibyo twahanuye. Abantu muri guhura n'abahanuzi mwitonde. Ntuze kunyuranya n'ibyo twahanuye ko umwami agomba gutabaruka amahoro. Ntuze kunyuranya natwe. Kandi umwami yicaye ku karubanda yicaranye n'umwami w'Ubuyuda ndetse ari kumwe n'abantu benshi. Ari ku karubanda uramenye ntuze kunyuranya n'ibyo twahanuye. Amaze kuvuga ayo magambo ngo Sedekiya aravuga ngo icyo Uwiteka ari bushyire ku mutima wanjye. Amena nico ndibuze kuza kuvuga ngo arangije ngo agezeyo umwami ngo amubonye ngo aramubwira ngo nshaka kukubaza nimbaza nta kibazo ntabare iramati y'Galeyadi nzatabaruka amahoro. Haleluya ndafashijwe ngo arangije aramubwira uti tabara uzatabaruka. Ndakubuza se hari umuntu uhanura ukumva ubuhanuzi ari kuguha mbese ntari kubivuga neza mbese yarabaye nk'umuciro ati tabara nyine kubuze gutabara se wateguye ingabo bije wayisoye none se nkubuze kuko yari yamenye ko bamuhanuriye ko agomba gutabaruka amahoro. Tabarira amati y'Galeyadi rwose sinakubuza uzatabaruka amahoro. Umwami kuko yarazi ko abantu bamupfunyikiye ngo aravuga ngo ndakurahirisha inshuro 3 nabare iramati y'Galeyadi nzatabaruka amahoro. Aramubwira tumva nkubwira icyo Uwiteka avuganye nawe leta kostileme avuga ikintu gikomeye. Aramubwira ngo nagiye kubona mbona Abayisiraheli batataniye ku musozi nk'ingabo zidafite umwa bameze nk'impehe ku musozi. Numva ijwi rivuga ngo buri muntu wese nasubire mu rugo rwe. Ngo umwami abyumvisha aravuga ati sinabivuze iby'iki kigabo nabivuze ntago ajya hanura ibyiza. Ngo Sedekiya araza haramubwira ati Uwiteka uvugiye muri wowe atanyuze muri nge avuye. Kwa kundi hanurira umuntu akavuga ati ariko wowe yo Mana yagize Mana nge irantinya. Sedekiya nk'umuntu wari wahanuye yatanze n'ibimenyetso by'ibinyoma ubuhanuzi bufite ibinyoma bufite ibimenyetso by'ibinyoma. Aravuga ati aya mahembe natanze mvuga ko ari Uwiteka uyampaye akaba Uwiteka avugiye no muri Mikaya ubu gihanga ntibari bugice ati wowe ngende umukuru w'abahanuzi. Yego ushingira kucyo uvuga kuvuganye n'Uwiteka atanciyemo. Bivuze ngo abasaza bo mwitorero bikomanga mu gatuza inge maze imyaka 50 nizijwe sha maze imyaka 50 ibyo bintu bishyashyuzanye ubutwe ntitwasenze. Uwiteka avuganye nawe ko mwitorero imbere harimo abantu bari kwica ibintu babizambije twebwe se ntidusenga. Sedekiya ngo aravuga uti ntago Uwiteka ari ukunyuzemo ngo amukubita urushyi. Ngo amaze kumukubita urushyi ngo umwami aravuga uti ariko nabivuze sinakubwiye Hoshafa uyu mugabo ntajya hanura ibintu bizima. Abantu bakeneye abantu bababwira ngo akira visa ngo akira pasiporo n'ukujya kuyidekarara ku irembo. Visa nayo n'ukujya muri ambasade akira visa nta muntu ugira gushaka umuntu umubwira ngo ihana ibyaha ukurikire Kristo. Rero abantu bakwiye kuva mu rungabangabo kuko abahanuzi b'ibinyoma baragwiriye ariko nabo biyita abahanuzi. Arangije ngo umugabo nawe amaze kumenya ko Uwiteka yavugiye muri we ngo umwami aravuga ati iki kigabo nimugifate mukijyane mu nzu y'imbohe. Ngo mu kigabo ngo ibyo kurya by'agahato n'ibyo ngo n'amazi yo y'agahimano. Bivuze ngo yaramushyize mu nzu y'imbohe. Ubutumwa bwiza n'ubutumwa bubwira abantu kujya kuri Kristo. Niba ndi profete cyangwa nkaba ndi pastor cyangwa se nkaba ndi bishop ndajya gusobanura umuntu wanyweye urumogi ndi kumukoraho content cyangwa ndi kumusobanuraho mu ruhe rwego niba abantu koko batagomba gusobanukirwa.
umushumba akwiye kujya gusobanura umuntu wanywera urumogi muri social media? oya muri social media, ariko umushumba yajya kubwiriza umuntu wanywera urumogi? yajya no kumuvuganira se? Kumuvuganira byo ni ibindi, ariko ashobora kuba yatanzweho umugabo, yatanzweho bamufungiye urumogi, umukozi w'Imana ashobora kujya kumubera umugaka, batiye umuntu yenda anywa gakeya cyangwa se nta n'ubwo akajya kumushinjura. Ibyo bintu rero binyibukije umudamu umwe. Hari umudamu umwe w'ahantu ngo baramubwiye batari ku mwana wawe anywa urumogi. Ati ni ukuri kw'Imana umwana wanjye nta anywa urumogi. Yego. Atahubwo anywa tineri. Mwana wanjye aritonda, ntabwo urumogi. Tirwenda tineri yarayinywa. Ukibaza se tineri ni amata ni igikoma? So rero hari ibintu umuntu adakwiye kuza gukoraho content. Abantu bamaze gutandukira, abantu nibagaruke bamenye inshingano zabo. Niba ari umushumba amenye ko afite inshingano zo kuza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko nge mpamya yuko ari abiyitaba. Ya none se Profete, tukiri aho ngaho umukozi w'Imana yakagenze gute muri ino nzira? Ese twakamuboneye gute? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzaba abakozi banjye cyangwa se abigishwa banjye nyakuri muzabamenyera ku mbuto zabo. Of course, yes. Ese kugira ngo turebe umuntu tumwite umukozi w'Imana, twabibwirwa n'iki? Arangwa n'iki umukozi w'Imana? Uzi impamvu ubona abantu bari gutokinga ku bakozi b'Imana? Rimwe na rimwe ukumva bavuze ku mushumba, ubwo rimwe na rimwe ukumva bavuze ku muhanuzi, bikabagwa amahoro. Nuko bataba bavuze ku muhanuzi nyawe. Muhanuzi nyawe. Uvuze ku muhanuzi nyawe cyangwa se ukavuga ku mupasiteri nyawe, umuntu wahamagawe n'Imana, ntabwo byakugwa amahoro. None se muri iki gihe abo bantu barahari? Nagiye mbona kera ku bantu bavugaga kuri ba Elisa, baragendaga bahura n'ibikomeye, abagiye bavuga kuri ba Mose, urazi ko ubutaka bwagiye bwasama bukabamira. Ndashaka kubaza, muri ino minsi hari abantu bafite imbaraga zikora nk'abo bantu ba kera? Barahari cyane. So ijambo ry'Imana ravanga urufatiro rw'Imana ruracyariho. Rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ab'Imana rero Yesu arabazi. Yesu arabazi. Reka nguhe nk'urugero. Iyo usomye igitabo cyo kubara ibice 12 havuga ku mugabo witwa Miriyamu na Aroni ngo bitotombera Mose. Bivuze iki? Ibintu bavugaga byari byo, ariko ntago byabarebaga. Profete, tukiri aho ngaho, urabona ko ba Miriyamu bavuze kuri Mose ku mukozi w'Imana, ndetse tubona n'ingorane zababayeho. Ndashaka kubaza, kuki uyu munsi wa none umuntu yabavuzeho nta kibazo kibabaho? Ntago mubimenye ibibazo biba byabaye. Hari aba bavugaho ibibazo bikaba, ahubwo nuko rimwe na rimwe tutabimenya. Nari nkiri kuvuga ku icyo kintu cya Mose na Miriyamu na Aroni, ngo Mose ntiyarahari. Yego. Baratangira baravuga bati ariko Mose niwe uvugana n'Imana wenyine. Ese Mose niwe Uwiteka acama akavuga twe ntiyatuvugiramo? Yego. Kandi Mose afite n'imiziro. Mose yarongoye umunyamahanga. Mose ntago ari ugomba kuvugana n'Imana wenyine. Ibyo bavugaga of course nta nubwo babeshya. Byari ukuri. Ariko ntibyabarebaga. Kubivuga ntibyabarebaga. Ntago byabarebaga. Nicyo kintu bazize. Nicyo bazize. Umuntu Imana yahamagaye ntago upfa kumuvugaho ibyo uvuze byo, kuko turabahesha b'umugisha ndetse turi n'abahesha b'umuvumo. Mose abagezeho ntago kubageraho ngo Mose ntiyarahari. Ngo Uwiteka ngo arebye amagambo abo bantu bavuze, ngo Mose akiza ngo ahita bategeka kujya mu ihema ry'ibonaniro, ababwira amagambo akomeye. Arababwira ngo niba muri mwe hazavamo umuhanuzi, mu nzozi niho nzamwiyerekera, ndetse niba muri mwe hazavamo mwiyereko niho nzavuganira nawe. Ngo ariko umugaragu wanjye Mose akiranuka mu rugo hose, ngo mwatinyutse gute kumuvuga? Bivuze ngo uwo muntu Mose yari yarahamagawe n'Imana, kumba abantu bari kwigereranya nawe ntibari babizi, sinahabari nta makuru bari bafite. Ngo bakimara kuvuga ayo magambo, ngo Miriyamu ngo Aroni agiye kubona shesha ibibembe, avuga ati Uwite, aya magambo twayavugishijwe n'ubupfapfa, utubabarire rwose. Aya magambo twavuze twayavugishijwe n'ubupfapfa. Ngo Mose nawe abibonye avuga ati abavandimwe babivuze, ariko rwose Uwiteka bababarire, ye kumera nk'ubyaye ngo ikivutse kidakuze ngo ngubise igihweri. Aravuga ati
Imana ivuga ijambo rikomeye iramubwira ngo yaba se yakamuciriye mu maso. Urumva icyo kintu ngo ariko nimumufate mumukingiranira inyuma y'ihema iminsi 7 azajya yabona kugaruka. Bivuze ngo bamukuyeho umuvumo aho kumukuraho umugisha. Nuko bari batokinze cyangwa bavuze ku muntu udakwiye kuvuga. Hari abantu badakwiye kuvuga bivuze ngo abakozi b'Imana bahesha umugisha kandi bakanahesha umuvumo cyane rwose. Twari turi ku ijambo waruvuze yuko hari abakozi b'Imana cyasaba abiyita abakozi b'Imana mwino minsi ngo bashobora kuba bajya gushinjura ngo umuntu wanywera urumogi. Nuko mwema muvuga yes. Muri ino minsi hari umuntu waba ari umukozi w'Imana ukabona yivanga n'abandi bantu batari abakozi b'Imana. Ni benshi cyane. Ni benshi cyane ariko mu birori byabo ugasanga unywa urumogi, ibirori byayobowe n'umuntu umukozi w'Imana. Nuko rimwe na rimwe ari umuntu hari amazina. Ntabwo na mentioning amazina ariko nawe urabizi. Nuko uri kubaza ibyo uzi nka mwarimu ariko usigaye ubona ko abantu bita abahanuzi imikorere yabo itari za mbuto z'umwuka wera nk'uko Yesu yabivuze ngo usamenyera ku mbuto zabo. Ariko hari abantu b'abahanuzi nabonye muri social media bavuga ngo Imana yababwiye ko hari umugore bazarongora, abandi bakaza bakavuga ngo n'abakozi b'Imana, wareba ugasanga batandukanye. Ndagira ngo utanga umucyo kuri iki kintu. Simbizi nawe niba ariko bimeze. Gute abantu badutse mwino minsi muri social media bita abakozi b'Imana, bita ba profeta. Yes. Iyo bagenzuye usanga baratandukanye n'abagore babo. So niba nawe ari kumeze umbwire ko umuntu yaba ari umuyobora w'abantu yarananiwe kuyobora urugo rwe. Sinzi tangaho umucyo kuri bari ikibazo. Ngewe dore ikimenyetso ngiki. Wowe I am married. Ndabona wowe wenda sinabize yo mushobora no kuyambara hanze ariko mu rugo nta ruhari yaramaze ku. Ngewe mfite umugore n'abana 3. Narasezeranye imbere y'Imana ndetse no mu mategeko. Ariko icyo waruvuze kiranumvikana cyane. Ujya kumva umuntu ngo ni umuhanuzi araje ngo ahanuriye umuntu aramubwira ati rero uriya mugabo mubana si uwawe, wajya kubona ukabona ngo yatwaye umugore. Uwo se ni umuhanuzi. Ntabwo mbizigira yagira ngo bitange. Ntabwo wari we. Abantu nibareka gufitira. Abantu benshi barimo barakunda ubuhanuzi, amaso yabo ntarebe neza. Nyine bari gukurikira Sedekiya aho kugira ngo bakurikiye Mikaya. Sinzi hari umugabo umwe w'umukozi w'Imana njya mbona hano muri social media n'umugore umwe ni umupastori w'umugore, undi ni umucyari wabita ngo iki ni nk'umushumba hari sinzi ukuntu mbise babita. Abo bombi umwe yataye urugo, umugabo urumva niwe wataye urugo, umugore we manze nta mugabo afite ariko ngo ni umupastori. Abo bantu hari inkuru yigeze ihita mu minsi itambutse bavuga ko bagiye kubana. Ese wabitangaho umucyo gute? Uyu ni umupastori, undi ni bishop. Bishop. Yes. Urumva bishop afite title iri hejuru. Afite title iri hejuru cyane. Y'umupastori. Yes. Aba bantu niba bishop ataye urugo rwe, umugore nawe akaba genda we sinzi umugabo ashobora kuba yaramwigeze akaba ntawe afite cyangwa se yaranamutaye birashoboka. Ariko ndashaka utanga umucyo kuri bishop. Gute bishop ashobora kuba yarataye umugore we yarangiza akajya gushaka undi mugore cyangwa se akajya kuba umubwiriza wo ku muhanda? Reka kugira ngo ibi bintu bitworohere neza turebe iri jambo nubwo twarivugaho nubwo tutarisoma ariko rirasobanutse. Yego. Hari ijambo riri mu rwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 4 vuga ngo mwirinde kuko hari bamwe baseseye muri mwe rwihishwa baramaze gucirwaho iteka. Rero insengero ndetse nivuga butumwa muri rusange hari abantu binjiyemo rwihishwa bicara mu bandi bantu ku buryo gutandukanya umuntu winjiye aseseye n'uwaciye ku irembo bitandukanye. Niyo mpamvu abakristo bakwiye kuba maso ntibite kuri titire ngo bishop ngo apostle. Yesu ntiyigeze aba bishop, ntiyigeze aba na apostle kandi aracyari umusitari. Ariko Yesu niyo wabivuze ngo mureke urukungu rukorane n'amasaka. Sinzi
mu itorero harimo urukungu hakabamo n'amasaka. Mu itorero hagomba kubamo abakijijwe hakabamo n'abapagani. Byose bikwiye kwivanga. Ariko ikibazo ngira ni iki ngiki, umuyobozi w'abandi ariko jambo Yesu yabwiye Nikodemo, umuyobozi w'abandi yakaba ari ugaragarwaho n'imbuto mbi cyangwa yakaba ari ugaragarwaho n'imbuto nziza. Ni umuyobozi w'abandi agomba kuba mu nzira abantu bose bamureba. Niba uri bishop nakakubonye wasinze, nakakubonye ushatse umugore urenze umwe, ese nge mu Kristo bizagenda bite? Aho rero niho bigumeye kugoranira. Uzi ko abantu benshi tubabujije kuza mu nzu y'Imana. Umuntu araza nk'uko agahura na Sedekiya, akavuga uti ndamenya yuko uriya muntu n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi ufite amavuta, akajyayo yivire mu busambanyi. Tuganira n'abantu benshi avuye mu busambanyi bati rero nabwirijwe ubutumwa, maze kubwiriza ubutumwa maze kumva neza ko nta kindi kintu ngomba gukora usibye kujya kwihana ubusambanyi, akagenda akihana. Yahura n'abapagani bo mu rusengero, for example ntanahure n'umukristo mugenzi we, wa muhanuzi wamuhanuriye cyangwa se umubishop, kabiri gatatu agashaka kumusambanya nyirizina. Kobwa ati twebwe turaza mu nzu y'Imana duhunza abanyabyaha tukabasangamo. Aho rero niho abantu bakwiye kuva mu bwihisho, abantu bagomba gutangira gusenga, kuko Yesu yatanze uburenganzira avuga ngo icyakora umuntu wese uzanyambaza, yemwe abarushye n'abaremereye nimuze munsange ndabaruhura. Ureka kwiringira abahanuzi cyane, wiringira Imana. Uhamagara Imana, niba uretse ubwo buraya, niba uretse ubwo businzi, ubwira Imana ngo ratandaje aho kujya kwimurikira umuntu. Ese ku buryo wareka kugenda ngo umushumba wawe kugereyo, rega aba bishop n'abahuza b'Imana n'abantu, ni ugenda ukabwira ibyawe akabikugereza ku Mana. Ari akantu kamwe nigeze kumva, ariko ni nk'akantu gasekeje kigeze kubaho, ngo umuntu w'umugabo yagiye kubwira musenyeri, w'umugore yagiye kubwira musenyeri, avuga ati musenyeri rero nje kwatura narakoze ibyaha. Wese wakoze ibihe byaha, aravuga ati nge nakoze icyaha cy'ubusambanyi. Wese wasambanye yirengagije ibintu Imana yakoresheje Elisa, arangije ajya kumukubita ati umva turapfuye. Urebye ingabo z'Abasiriya zagose hano hantu, ntago turi bubeho. Muri make abantu nibareke kuba gihazi, Uwiteka bakore ku maso babashe kureba, bave mu buyobe. Kuko abantu muri iki gihe barimo kwirukanka, hari abahanuye nanjye ndagiyeyo, kandi noneho ahagiye kumva ubuhanuzi nta n'umuntu uri bumubwire ngo wakwihannye ibyaha ukemera Kristo, ahubwo baramubwira ngo cyakire, ngo akira. Aho niho abantu baguye. Ugarutsemo neza, ushatse kuvuga ko Imana idatanga ibyo twita abahanuzi bari guhanura, imodokari, viza, amafaranga, amazu meza, abagore beza, abagabo beza. Ushatse kuvuga ko Imana itabitanga ibyo bintu? Ijambo ry'Imana rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Uwamaze gushaka ubwami yabubonye. Yes. Akennye umugore, yes. Akennye inzu, akennye imodokari. Ushatse kuvuga ko Imana idatanga imodokari, idatanga n'inzu ndetse n'abagore beza? Babandi abasilamu bavuga ngo abagore beza bazabarongora bageze mu ijuru, ngo babahurura yine. Reka twivugire ku bakristo. Abakristo b'abagore beza ngo bazababona mu isi. Ese ushatse kuvuga ko Imana idatanga abagore beza mu isi? Imana nta kintu idatanga. Ariko ntago Imana ntago ari injajwa. Ntago umuntu azakubwira ngo ngiye ngo nagiye gusengera kwa runaka, ngo bambwira ko bampaye umugabo, ngo nawe ugiye ngo bagusengere ngo baguheshe umugabo. Yego. Twibutse mu magambo mwatubwiye ko umuprofete ari umuhesha w'umugisha. Yes. Ndetse akaba yanahesha n'umuvumo. Yes. Uyu mugore aje gusengera mu rusengero iwawe, uri umuhesha w'umugisha. Uyu mugore akenywa umugabo, kuki utamuhesha umugisha w'umugabo? Ushobora kumumuhesha, ariko umunsi umwe Gihazi yari kumwe na Elisa. Ubwo ndashaka kukubwira ko Imana abaprofete like ntago ambasaderi abahagarariye igihugu, ariko ntago bameze nka perezida mw'icyo gihugu arimo, w'igihugu cyamutumye. Yego. Kuko umuhanuzi hari igihe Imana imuha guhanura, hari n'igihe iba yabimwimye. Elisa yari umuhanuzi ukomeye cyane muri Isiraheli yarazwe, ariko Elisa ntiyahanuraga ari uko Imana ibimubwiye.
ntore se wahanura Imana itavuze? Elisa reka nkwereke. Tugira n'ububasha bwo gutegeka mu izina rya Yesu. Nicyo namaze kubona ko ari byo ugiye kumva. Ariko Elisa umunsi umwe yari kumwe na Gehazi, umushunemu ngo araza yirukanka cyane. Elisa abwira Gehazi aramubwira turiya mugore arimo arukuza dusanga, kandi ndabona ntago ari amahoro amuzanye, ariko bambe Uwiteka yabimpishe. Yego. Bivuze ngo mu marangamutima ye yaramurebaga akabona uwo mugore atagenzwa n'amahoro, kuko yaraje kubagaho, ariko Uwiteka yari yamuhishe ikimuzanye ngo ajya kumusanganira. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abantu bareke kubona amahanuzi bababona nk'Imana. Aho niho bikomeje kugoranira. Urabura kumwe n'umuntu avuye gusenga ngo nagiye gusenga ngo ariko uyu munsi Imana ngo ntiyavuze, ngo nagiye ngo nzi ko ngo profete ngo ari bumpanuriye ngo ariko ngo Imana ntiyatuvugishije. Abantu ntibamenye no kwisengera. Ntago Imana izaha abantu bose, ntago Imana basubiza kuko abahanuzi babivuze. Hari n'ibyo Imana ivuga, hari n'ibyo ikora itabanje no kubitubwira. Kuko iyo usomye iyo usomye mu Befeso ibice 3:20 haravuga ngo nukibasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko ubushobozi bwayo imbaraga zidukorera. Bivuze iki? Bivuze ngo niba ishoboye byose ntago ishoboye ibyo nge ndi buhanure, ahubwo yibishoboye byose abantu ntibamenye gusenga. Umva ijambo usorejeho, nk'uko ubushobozi bwayo bukorera muri twe bungana. Bivuze iki rero? Uyu muntu urumva ko yamaze kwimenyaho ubushobozi bw'Imana bukorera muri we, umva ko yategeka agahita amesha umugabo cyangwa se umugabo. Navuze ko dutegeka ariko si buri gihe. Wabyumvamo ariko ugahita utegeka bati wa mugore wenda ndabona ukenye umugabo. Hari uguhesha umugisha. Hari igihe kimwe twari turimo dusenga, twari dusenze amasengesho y'iminsi 3. Umugore yararimo asenga bati Imana amaze imyaka myinshi ntarya inyama. Hari abantu bakubiswe mwino se batabasha kwigurira inyama. Uwo muwe yafite icyifuzo cyo kuba yarabuza akaboga. Abantu bose baragakunda ntago gahingwa. Arangije rero Imana iramubwira tumva rero nguhaye umugabo. Uyu mugore yarababaye cyane. Nk'uko kubabara turakomeje turasenga ko yari 3. Imana igarukira mu tumva ngiye naguhaye umugabo. Umugabo azajya kugurira izo nyama. Ariko ninguha inyama uyu munsi uzagaruka usaba inyama, ariko ngo umugabo uzakemura icyo kibazo. Bivuze iki? Turimo dusoza. Hari ibintu abantu bajya bibeshyamo cyane. Niba ari muri Yakobo maybe bashaka ko ari nk'ibice 2:16 haravuga ngo kwizera ko udafite imirimo kuba gupfuye. Yego. Ntago uwo muntu mwagomba kumusengera ngo abone inyama. Mwari benshi mwari guteranya, utanze senkisa, utanze 1000 mukamusengera akiza, ariko n'inyama kazirya atari ngombwa ngo azisengere. Se mbona kuri profete wasenganye n'abantu bafite ubushobozi. Twe twasenganaga twese ntaho kuba tugira, nta n'icyo kurya tugira, na mukaru tutabasha kwigura. Twaye gukuraho amafaranga tumuteranyiriza inyama. Icyo twari dufite ni iki ngiki. Bibiri ivuga ngo Petero na Yohana bageze ku irembo bitaryiza, na ba Petero reka ababwiraho mwasanga kino kiganiro nanjye wamukoreshaga. Muhabwe umugisha n'Imana. Murakoze cyane inshuti bavandimwe, yaba abari mu Rwanda, abari Uganda, Tanzania, Kenya, East Africa yose, abari muri Amerika, inshuti n'abavandimwe bari muri Aziya, Canada ndetse no mu bindi bihugu. Tubahesheje umugisha. Imana ibaha umugisha mwinshi. Iki kiganiro wagikunze ndetse ushobora kugikurikira ukajya kuri YouTube channel yitwa Prophet TV Official, ugakora subscribe ku batarayikora, ugakora share na like, ugatanga na comment, ndetse n'ikindi kintu ujya wumva muri wowe ukavuga ngo iki kintu ntago nyangisobanukirwa, watwandikira muri comment ukavuga ngo ushaka ko muzavuga ku iki kintu, umwuka wera akadufasha tukagisobanura abantu bakava mu rujijo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane rero, twari turi kumwe n'umuhesha w'umugisha Profete, nanjye wamukoresheje kino kiganiro. Ndi umwana w'Imana, bakundwa ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ntago kurerekanwa. Icyo tuzi neza ko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Amen. Mwese muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha.